Tubasuze mwese mudukurikiye. Iyi ni Short TV show nk'uko mubimenyereye. Turaje ngo twongere twiganirire ku buzima busanzwe, Wowe utarakora subscribe yikore ndetse unasharinge ku bandi kugira ngo bajye banyurwa cyangwa se bajye babona ibyo tubakorera ntibika ibe ibyanyu gusa, ahubwo mujye mubisangiza n'abandi kugira ngo dukomezanye urugendo rwo guhinduka mu myumvire, mu mico no mu myifatire. Cyane murabizi ko uru rubuga runyuraho cyane ibintu bihindura umuntu akava mu bubi akajya mu bwiza, cyangwa se akava mu bwiza akakomeza mu bwiza bundi. Rero reka mbashimire mwese mwaje kudukurikira, twige gushyigikira impano. Ubundi se ikintu rusha abandi ni iki? Umuntu wese afite uko aremwe, afite ibitekerezo, afite uko ateye, kandi ntabwo akwiye kubizizwa. Impano hari ibintu bitagurwa, impano ntigurwa. Hari ababonye nazanye umutumirwa wambaye ibitenge muri komedi, ibintu ngo biragusebya, wavuze ko ari wowe wabonye ko Nsebya. Umuntu agira amaso abiri cyangwa se rimwe, cyangwa se akaba afite ubumuga bwo kutabona, ariko ntabwo abantu babona ikintu cyo kujeneraliza kiri mu bintu byinshi abantu benshi, yewe n'abanyabwenge agahita ubwenge buragenda. Ni gute abantu bashaka ngo tubeho uko bashaka? Navutse njyenyine, ni ukuvuga ngo wowe ufite amateka yawe siyo yanjye. Niyo mpamvu nkwiye kubaho uko nshaka, mpfa kutabangamira bagenzi banjye. Abantu baheze mu bukene kubera kwita ku batabitayeho, aho kugira ngo wumve ibyo mvuga uri kureba umutumirwa ibyo yaje yambaye. Mu by'ukuri ni ibintu umuntu adapfa kwiyumvisha. Abantu duheze mu bukene, duheze mu bujiji, umuntu ni gute atumuhisha impano yawe? Nk'uyu mwana ndi kuvuga utangiye guhimba indirimbo, ejo nibiturika ngo ibiki n'ibiki. Umuntu ariyambarira neza ngo uri kwirata, wakwambara nabi ngo uri gusebanya. Umuntu azabaho ate? Igihe kirageze ngo abantu bahambuke, impano bafite bazerekane. Umuntu akubujije gucuruza, urugero avoka, akubujije no kuzirangura. Urantegeka uko nambara, urantegeka uko nkwiye kubaho, urinde warandemye. Ndashimira abantu bampaye courage bati wow uradusetsa. Hari abantu batagira umwanya wo guseka, hari abantu babayeho bashinyiriza, abantu babaye ibikange. Ariko urambona, niba wowe byakubabaje, hari abo byashimishije, I know. Kandi abenshi bampaye motivation, barambwira ati courage komerezaho. Ahubwo niba uzi n'ahantu bakeneye umuntu ukina film, ukina comedy, umpamagara umbwire. Mureke let's us shine. Turi mu gihugu cyiza kiduha amahirwe twese. Umuntu wese ufite icyo ashoboye agikora, gipfa kuba kidahungabanya umutekano n'ubumwe by'Abanyarwanda. Noneho umuntu ntanumve message icyo nashatse gutambutsa niki nashatse gutambutsa. Uri kudusebya, nagusebeje, navuze izina ryawe, ninjye wisebeje ku giti cyanjye, wibitwerera abandi.
icyaha ni gatozi. Icyaha ni gatozi. Rero mureke umuntu wese afite impano nayihagurutse. Iyi cano yaraje, niba ufite igihangano cyawe, niba ufite ibyo uzi ushaka kwereka abanyarwanda cyangwa se abantu bakurikirana iyi cano, ngwino. Nimero za telefone ndazishyiraho, ziri muri transcript, muri description ziba zirimo. Ariko garagaza. Umuntu uragira isoni zo kubyina ngo ntiwabyinira mu bantu kandi uzi kubyina, kandi urabizi ko n'ubyinira uri bubone icyo kurya. Umuntu arakubujije ngo kubyina ngo si ibyawe, ntabwo ari byo. Icyo gihe uzapfa kandi upfa n'agahinda. Wowe ivemo, ivumbure. Wifitemo ububasha wowe ubwawe, wifitemo imbaraga utazi ko ufite. Uzanayibona nutangira abantu bagira isoni. Ikintu cyo kugira isoni ziki mu gihe uri mu bintu uhamanya n'umutima wawe n'ubwenge bwawe ko ari byo. Ni gute abantu baguca intege? This is a business. Iyi ni business. Nkeneye abakiriya baze kandi nta kibimvuga. Niba ubona hari ikibimvuga rwose jya muri commentaire umbwire nta kibimvuga. Cyakora ukonsa nshobora kubizira, kandi nanabyemera. Sinshobora kwihindura, sinshobora kwisiga, ariko ibyo mvuga nibyo nitondera. Ukonsa nta wandemye, ni Imana yandemye, niyo ishaka ko nsa gutya. Rero ntabwo narakaye, nuko mbagira ngo abantu duhindure imyumvire. Umuntu utazi uko arya, umuntu utazi uko yambara, umuntu utazi uko abayeho, ntukanamujajinge ngo ari kwitwara nabi, keretse ugaburira uwo wambika. Ariko kandi bavandimwe, buri wese afite impano Imana yamuremanye. Niba mvuga abantu bagaseka, aho nirirwa abantu bagaseka kubera ibyo mvuga, kuki ntabibyaza umusaruro mbibwira n'abandi? Hari abemera ubwenge bwanjye, ariko babwemeye kubera ko nabushyize hanze. Nawe niba ufite agatelefone kawe, ari telefone nkoresha, ntabwo ndabona ibikoresho, ni telefone nkoresha, bigenza uko mbigenza. Impamvu mwamenye aba bantu 1250 bamaze kumenya, ni ukubera ko baraje banyuzwe n'ibyo nkora. Afaza arabwira ngo mbuze ngira inama ndazakira, ariko umwanzuro ufatwa nanjye. N'abantu abaganga bari ku ishantiye, abantu umuntu yambara umwenda w'akazi. Ni gute nambara umwenda w'akazi ka comedy nkabizira? So ni imyumvire tukwiye guhindura. Abanyafrika, Abanyarwanda turi gusigara inyuma kubera amasoni adafite ishingiro, amasoni adafite icyo ashingiyeho. Uragira isoni, kandi izo soni nizo zigoheza mu butindi. Twagiye dukora mu miryango yacu batubuza kuvuga. Wajya abantu bakuru bari bagagusora ati ugiye hanze tuganire, bitwica mu mutwe, bitwumvisha ko ibitekerezo byacu ntaho byatugeza. None n'ubu ngubu mbaye umugabo, none n'ubu ngubu nkuze, urashaka kunsubiza mu bwana ngo ndeke kuvuga? Niba uzi ko ikibi cyakora ubonye n'ikibi mu byo mvuga, wambwira nkabikosora. Njye ndi umuntu uri dynamic, ndi umuntu uhinduka. Iyo mbonye ikintu ukambwira uti iki kintu ntabwo ari cyiza, nanjye nyuzamo ubwenge nkaba nasaba imbabazi. Ariko mu gihe unziza uko nsa, iriya ni imyenda y'akazi, komedi. Mujye mureba komedi z'Abanyafurika. Nyarwanda tureke iyo myumvire ngo barambona gute, barakubona gute, ninde ukwitayeho? Umuntu arabura kujya gucuruza, ariko mu kanya ajye gushaka ubutunzi mu nzira zitari byo. Ashiduke yagiye kwicuruza no kugira gute, aho kugira ngo afate imineke
ibase cyane cyane abantu bize dufite ibibazo, dufite n'imyumvire dukwiye no guhindura. Ntabwo nafata ibase y'imineke ngo nyijyane mu isoko nyigurishe ngo banseka. None umuntu akambwira ngo umuntu wize ibyo nize urabizi, ibyo nize urabizi, banza umbaze ibyo nize, none umbaze aho bihuriye n'ibyo nkora. So let us not tureke kujudging ibintu inyuma. So aka ni akazi nk'akandi kose. Iyi ni business, show TV show, ni company, ndetse mfite n'inzozi ko nzagera kure, izaba urusengero, izaba ikinyamakuru mpuzamahanga. Ni inzozi n'ubwo umuntu yapfata nazigezeho, ariko nibura umuntu yivemo. Ntabwo ukwiye kubaho uko abantu bashaka kubaho mu gihe batagutunze. Cyakora uramutse ungaburira, uramutse uri umukoresha wanjye, nshobora kubaho uko ushaka, kubera ko kubaho uko ushaka birampemba. Ariko mu gihe kubaho uko ushaka ntacyo binyinjiriza, ntabwo bishoboka. Ni nko kubona, singira uwo nkomereza, ni nko kubona umuntu mu gihe cy'imvura, ukabona umuntu yari yambaye ipantaro y'umweru, ukabona hariho ibyondo ku kibuno. Ni mu gihe cy'imvura, imvura yaguye, ugatangira kumuseka. Kubona umuntu waguye mu mvura ni ibintu biri normal mu by'ukuri. Ikibi ni ukugwa ku zuba, byakumvikana gakeya, ariko ikibi ni ukugwa hari izuba, nyine uhita wumva wanamusekamo gake. Ariko mu gihe umuntu yaguye ari mu gihe cy'imvura, wimuseka kuko ubutaka ari kugenderaho nawe nibwo uri kugenderaho. Kandi kugwa mu mvura mu gihe cy'ubunyereri nta soni biteye, keretse ubaye ufite ikibazo cyo kutabyumva. Rero gukina komedi, ibyo nzakina byose nzi agaciro kanjye, nzi uwo ndiwe. Nyamara yaba mwumvaga ibyo mvuga, ntimurebe kurekara gusa. The message irimo ni iyihe? Mbere yo kujudginga ibyo ukomeze imyenda n'ibiki, message irimo ni iyihe? Reka tujudginga ibintu by'ubwenge. Ntabwo wandusha kumenya agaciro kanjye. Ninjye ukaza imbere na mbere, ninjye uzi aho naraye, ninjye uzi ukuntu mu isafuriya iwanjye hameze. Niyo mpamvu rero ntabwo ukwiye kujudginga umuntu ngo yabikoze nabi, yabigenjeje gutya. Ni ikosa, ni n'ikinyoma kibi. Baho ubuzima bwawe, baho uko ushaka kubaho. Cyakora ntubangamire ituze n'ubumwe by'abanyarwanda, cyangwa se by'abakureba, cyangwa se by'abakumva. Hari ababirebye baraseka, ati wow, ati turakuzi no kuva kera. Turakuzi, waradusetsaga, bituma abantu bishimye iyo tukwegereye, abantu bakaza kunyumva. None baje kunyumva kuri channel yanjye, uje kumbwira nabi. Niba tumenyanye, umuntu wese twamenyanye nyuma ya 2024 na gatatu gutyo, abo ngabo bashobora kuba batanze. Ariko abantu banze in my childhood, mu bwana bwanjye, they know me. So ibyo nkora byose romba nabiteguye, ninkora ikosa nzaba nariteguye, nubwo ntaryo nteganya. Ninkora ikizi nzaba nagiteguye, ninkora n'ikibi nzaba nagiteguye. Mfite ubwenge bunyemerera gutekereza ku kintu, kandi ikintu mvuga n'ejo nagisubiramo. Iyi televiziyo yigenga, ntabwo ishingiye ku idini, ntishingiye ku muntu wese, ni ibitekerezo byanjye. Kandi namaze kubona ko hari abantu mfasha kugera kuma, ndetse bagahindura n'imyumvire. Rero we muntu utumva iby'ubwenge, utumva imigani wa Yesu Kristo, birakugora, ntabwo uzanyumva. Ngiye mbwira abantu bajijutse cyangwa se bashaka kujijuka. Nyamara bashishikariza ngo mujye mumpa commentaire, mumpe comment mu gikari,
mumbwire muti wow, ukande like, ukande subscribe, ukande share. Ibyo byose bizagufasha gukura koko. Let's be mature. Tuba abantu bakuru, yaba mu myumvire, yaba mu mitekerereze. Niba utekereje ikintu ukabona ari cyiza, nyuma yo kugisha inama cyangwa se wanigiriye inama, just do it. Gikore. Umuntu arira ataka bitewe n'ikimubabaje. Akami ka muntu ni umutima. Niba utazi uko umuntu abayeho, niba utazi uko yishyura inzu, niba utazi ubuzima bwe, ibyiza wakwicecekera. Umuntu abazi ubuzima arimo. Arega buri muntu agira isi. Buri muntu agira isi ye. Buri muntu ku isi agira isi ye. Uko niko kuri kwanjye. Hari uwapfushije, hari uwabyaye, hari uwarwaye, hari uwakuwe ku kazi, hari uwambuwe, hari uri bored n'akazi. Buri muntu agira isi ye. Buri muntu agira isi ye. Bavandimwe, mureke tureke kujajinga abantu. Mureke tureke kujajinga abantu. Judging content, ibyo navuze ahubwo bisesengure. Ibyo navuze yashatse kuvuga iki? Icyo nicyo dukeneye. Aho kureba ngo yambaye gute, ngo asa gute, ngo yisize ibiki. Content yavuze iki? Ubundi ni ikiranga umunyabwenge. Mujya mubona abanyabwenge abanyamakuru bamwe na bamwe ndashaka kuvugira hano, arasesengura kumva koko ibitekerezo. Ntabwo yita ku byo yambaye, ntabwo yita niba abo ntajya judginga, ntibibaho. Nkunda kuvugira ijambo ngo Imana ni umucamanza. Ntabwo rero mba nabuze icyo mvuga cyangwa se nasaze. Ubuzima bwanjye ni ubwanjye, ubuzima bwawe ni ubwawe. Sinshaka kubaho uko ntashaka kubaho. Ubuzima bwanjye, njyewe n'umuryango wanjye, njyewe n'abanjye. Mu gihe cyose ndi kubona bishobora kumpa umugati, ngatunga abana, ngatunga umuryango wanjye, ngomba kubikora nk'akazi. Rero nubona ni hari ukuntu nigize, nta muntu nsebya, ni njye Wisebya. Rero wingirira impuhwe, ni njye Wisebya. Ntuzigere no kuvuga ngo ndagusebya, oya. Nyamara abahanga baravuga ati wow, harimo message mbere na mbere. Ese intego y'iyi video ni iyihe? Nicyo ukwiye kuba ureba. Umuntu ni nko kukubuza kujya mu isoko kandi ari uhahira. So YouTube channel ni business. Ntabwo nshyigikiye ku abantu bazikoresha nabi, bakora ibidakorwa. Ariko kandi nabwo umuntu uzigiyeho agiye gutanga ubutumwa bwiza cyangwa se agiye gutanga na message. Hari abantu bakeneye guseka, hari abantu batunzwe na YouTube guseka. Umugabo we ntiyamusetsa, umugore we ntiyamusetsa, uwo bana ntiyamusetsa, ahubwo baramuriza. Ubona akajya kuri channel agareba comedy, areba kanaka, nibura kiyungura ubumenyi. Rero ntabwo dukwiye kumenya ubwenge. Akantu karacyanye ntabwo ndabyumvisha. N'indi topic d'abord, n'indi topic umuntu akwiye kudevelopa. Nuko abantu bahereza umuntu content. Nuko none se nk'ibi bivuze ubu ngubu nabiteguye. So ngenda social media influencer. Hari abantu nzi neza ko bemera ubwenge bundimo. Nanjye erega nanjye ntabwo mvuga ibintu nishakiye. Mvuze ibyo nishakiye mwakumva ubundi. Ntabwo mvuga ibintu nanjye singe. Ntabwo mvuga ibintu nishakiye.
tuvuga ibyo Yesu Kristo ashaka. Nta kintu kinza mu mutwe for nothing. Ni Imana ibikizanye. Abemera Imana. Ntabwo nshobora no gukora ikintu cyanduza izina ry'Imana. Icyo twarabibonaga ngo izina ryawe ryubahwe, kubahisha izina ry'Imana, kubahisha izina ry'Imana. Mbona nongeraho kubahisha izina ry'umuryango wanjye. Ntabwo umuntu yarengera, ngo ari gushaka views n'iki. Kwirata. Imyumvire ni iya kera cyane. Gushaka kubuza umuntu ahantu ari bukure umugati ntabwo ari byo. This is a business. Ni nk'uko undi yashinze iduka ry'imyenda, undi ashinga alimentation, undi ashinga salon de coiffure, nanjye nashinze Shuwa TV show. Ibintu niba byumve ni mu byumve, ntabwo ari ukwisebya, singusebeje. Buri muntu wakambwiye ko musebeje abantu babiri. Wa mbere ni umufasha, wa kabiri ni abana banjye. Ariko kuki abantu bashaka kubona ikibi? Mwashatsishije icyiza mu bibi. Uraza kuri channel yanjye uje kumva ibibi gusa. Hari n'abantu baje kunyumviriza bumva ko navuga ikintu kibi. Ntacyo nzavuga. Ariko niba ushakamo ikibi mu byo mvuga uzacyumva pe. Ariko nushakamo icyiza, let us be optimistic. Let us be optimists, not pessimists. Nuvuga ngo mureke turebe abantu babona icyiza kurusha ikibi. Kuki turebe ikibi? Akantu kose kabi kabaye ku muntu ni kurebaho gusa. Ngabonye kanaka ngo ngo mu bukwe bwe bwari yambaye ikanzu ngo y'igihumbi. Yambaye ikanzu y'igihumbi. Ibyo se birakureba. Wavuze ko yakoze ubukwe bwiza ugashima Imana ko yamuhaye urugo. Imyumvire mureke duhindure mentalite zacu. Muraza kumpa commentaire mu gikari muri commentaire. Ariko rwose mureke dushakishe icyiza. Ibaze ubuki murazi ukuntu buryoha, ariko uramutse urebye ibibi aho buturuka ntiwazongera kuburya. Ariko turabyirengagiza, dushakishe icyiza. Nta muntu ubura ikintu cyiza yakora, ariko uramushakamo ibibi uzabibona. Reka dushakishe icyiza. Kandi koko Imana ku kijyanye ni Imana yatumye turi beza, niyo mpamvu mvuze ibyo ngibyo. Umuntu wese ni mwiza. Ngewe ubusanzwe pe ntababeshye, nakuze ntazi ikintu bita kwambara ukaberwa. Na n'ubu byarananiye kwambara. Nambara neza nagerageje ngo wambaye nabi. Noneho nkabibwirwa n'iki? N'abantu bo hafi yanjye. Wambaye nabi. Si umuntu yambara nabi ryari? Ni ryari umuntu yambara nabi? Ibyo wabyibaza, nanjye nkabyibaza. Ni ryari umuntu yambara nabi? Icya mbere umwenda nambaye urameshe. Icya kabiri ntabwo ucitse. Uhera he umbwira ko nambaye nabi? Ntabwo uhindurije. Uhera umbwira ko nambaye nabi. Bavariga ibintu bya physical appearance tubiha umwanya muke. Ibi kandi muzi n'ahantu byatugejeje. Physical appearance kuyirebaho cyane ni bibi ndetse biranica. Physical appearance muyireke. Ahubwo ni murebe imitekerereze. Ese ari mu byo yavuze nakuramo iki cyiza?
ibyo yavuze mureke tuba abanyabwenge abafana nanjye ngabafana abantu bakurikiye iyi channel ndabinginze mureke twunguke ubwenge turebe ibitekerezo abahanga bumva ibyo mvuga bagakuramo message iyo message niyo mukwiye mu kuba muri kujudginga muri commentaire Gukina avuze wow kiramfashije gutyo cyane ko mwamenye ko ibyo mvuga atari njye ubyibwira ni Imana mureke tuba abantu koko bakuru niba uri n'umwana uri kureba iki kiganiro tuba abantu bakuru imyumvire niyo iduhejeje mu bukene niyo iduhejeje mu gahinda kubera kudahohoka mureke tubohoke tuvuge ibyubaka tuvuge ibiremesha abantu tuvuge ibintu bituma abantu bahumurizwa tuvuge ijambo rirakiza ni nayo mpamvu Yesu yitwa jambo mu ntangiriro jambo yariho jambo yabanaga n'Imana jambo rirakiza tubwirane amagambo mazima mwe mwumve message abanyabwenge bumva icyo ashatse kuvuga bakabisesengura muri commentaire rero mujye muduha ibitekerezo muduhe imbaraga ahubwo reka mubwire nawe wowe ufite chaine runaka ngwino ikiganiro uganiriza abantu wowe uzi ko ufite ibitekerezo ibintu wakubakisha abanyarwanda ngwino tubwire abantu ibyubaka kandi koko birahari ku social media menshi hari ibintu byinshi bisenya ariko nyamara hariho n'ibyubaka mureke dukurikira aya mashene aya ngaya atubwira ibintu bizima bitwubaka bitarimo amatiku ariko ku kijyanye n'amatiku ashobora kuzazamo impamvu ni iyihe ntabwo dukwiye kubembereza shitani ukubita imbwa abashaka shebuja nutuka umuntu ntagusubize ujye umwitondera nukubita umuntu urushyi ukabona arasetse ujye umwitondera uwo aba ari Imana kubera ko ubundi Imana irakubwira ngo mukunde abanzi banyu umuntu nagukubita urushyi muhereza urundi akubite so ntabwo ahubwo umuntu umbwira nabi aba ari kuma content anampa n'inyigisho yo kwigisha noneho niba untutse ntihita nzana content mbigishe kudatukana kuko abantu bashobora kuganira kandi bagahuza ibitekerezo rero so kwirata tubireke undi umuntu yirata n'iki vanity what's vanity umuntu ujya kurimbuka umuntu ujya kurimbuka abanzirizwa no kwirata kumva ko wari umunyabwenge ukwiye kujudginga ibitekerezo by'abandi ntabwo ari byo bavandimwe so reka mbareke rero ariko mureke tubeho uko dushaka mu gihe cyose bitabangamiye bagenzi bacu mu gihe utantunze mu gihe umuntu atagutunze ataguhaye akazi nta nubwo akwiye kugutegeka uko ugomba kubaho umuntu utagutunze utazi uko wishyura inzu ntabwo akwiye kugutegeka uko ubaho mujya mubona bano bakomediye bo mu Rwanda ba Clapton ba Papa Sava bamenya Mitsutsu bishiyo bija ibintu by'amasoni mu bikura he ntabwo aribo ndeberaho ariko bazi icyo bashaka kandi buriya iyi ni impano yanjye
nawe ufite yawe cyangwa se tunafite zimwe, ariko ubura aho uzinyuza. Ni bangahe bagiye bakina akarere, bagakina akarere banazwi mu kagari, ariko kubera ko batazwi ku rwego rw'igihugu zero. Nyamara uyu munsi 2025 ndi gutangira gutya, 2027 ushobora kuzasanga ndi mu yindi ntera. Why not? Mureke amahirwe yacu, mureke duterere ibuye mu kirere, mureke napfa nzakira simbizi, mureke twerekane impano zacu zishobora gukiza abantu, kandi ibidukiza biturimo n'ibitwica biturimo. Mureke tuzamure ibidukiza ni byinshi, kandi tubyifitemo. Ariko twebwe kubera imiryango yacu za karande, twakuze imiryango yacu bimeze, nibyo bitwumvisha ko ntacyo twakwigezaho, ntaho uzagera, nta cyiza cyavuye iwanyu. Ibintu nk'ibyo, ayo magambo aduca intege. Dukwiye kwiyambura, tugakora amaboko mu mifuka, tugakora. Niba ari n'impano ufite, nubwo waba uzi gukora siporo, nubwo waba uzi kwirukanka mucaka, niba waba uzi kuririmba, niba waba uzi ikintu cyose uzi. None se impamvu ugerageza no kunseka, cyangwa se umuntu ashobora kugerageza kunseka, nuko atabishoboye. Icyo udashoboye rero, reka abagishoboye bagikore, nawe ukora ibyo badashoboye. Uzi uwama nk'undi muntu dukorana kwera, none twari tuza turi babiri, tukagera kuri scene outside. Let us shine. Turi mu gihugu cyiza, turi mu gihugu giduha amahirwe twese, kitubwira ati mukore, mupfa kuba mukunda igihugu, mukora. Niba uvuga ibintu by'ingirakamaro ku gihugu cyacu, ushobora gutuma abantu bishima ndetse bakanaguma ku ntego yo kubaka igihugu cyacu. We ibyo mvuga, we umva ibyo mvuga, windeba nureba isura yanjye ntabwo uzigera wumva ibyo mvuga. Ariko abantu bakuru b'abanyabwenge barareba bakavuga ati wow, harimo message. Muri muke nkuru ya rusake n'igikeri. Igikeri cyabonye isake hafi n'amazi, abizi igikeri kiba mu mazi, kirayihagarika. Ati wese rusake, ko mbona usa neza, ufite uruhu rwiza rushashagirana, ubigenza gute? Ati ngiye ko nirirwa mu mazi, ariko nkanga nkazana amaga. Isake iramwitegereza iti, ati nyamara ibintu ntabwo bikomeye kugira ngo nse gutya, ku bwiza bwanjye ntabwo ari ibintu bikomeye nkora. Ati kagire inkuru rero, mbwira uko ubigenza nanjye njye kubyigana. Igikeri iricara ritega amatwi. Rusake iratangira iti, ngewe rero ukuntu mbigenza, ati mu gitondo cya kare mbwira madamu akabyuka akanshyirira amavuta ku ziko. Yamara kunshyirira amavuta ku ziko, mu gihe akiri kuvuga, igikeri aramubwira ati rekeraho nabyumvise, ibyo birahagije. Igikeri kiragize gutya kirataye. Kigeze mu rugo ati madamu shyiriraho amavuta. Bashyizeho amavuta. Igikeri kibagize gutya kidumbuye muri ya mavuta yahiye. Kivamo kiruka ati ntabara. Igikeri kijya cyorohewe nyine, ubwo cyari cyacumbagiye, kijya kureba rusake ati kuki wambeshye. Rusake arabwira iti muvandimwe, ntabwo nakubeshye, ahubwo nari ntangiye kukubwira ko madamu acayutsa cyangwa se ashyiraho amavuta ku ziko, akayakuraho akayashyira hasi, akabanza agahora, noneho akagenda afataho duke akansiga. Igikeri iti yo mbimenya,
ntabwo nabanje gutega amatwi ngo numve icyo ushaka kuvuga, niyumviye guteka amavuta gusa bitaniruka. Bavandimwe, mureke twumve icyo ubutumwa. Umuntu udafite amatwi ntuzongere no kuza kwishena. Umuntu ufite amatwi niwe nshaka, y'umutima n'ay'umubiri. Naho uri nureba bona by'umuragomba kugaragara neza birumvikana, ntabwo umuntu yakwiyandarika, ariko rwose ubwenge baba burimo nibwo umuntu aba ashaka kugira. Kandi yicara muzamenye ko YouTube nitayifunga izahoraho. Ibyo mvuga mfite imyaka 30 ningera n'imyaka 100 bizaba bigihari. So angaya bari amateka. Nanashimira abantu bakomeza gukora subscribe, banasharinga ibiganiro byacu, mudufashe kugira ngo icyano yakikure vuba, maze tangire dusogongere. Tumaze kugira amasaha agera kuri 860 mu gihe dusabwa amasaha 2000. Murumva ko haracyari urugendo, ariko turanashimira abantu bamaze gukora subscribe, abantu bakoze share. Mukomeze musharinga ibiganiro byacu, kandi abo bicumuza munyihanganire rwose, nanjye sinjye. Cyakora ntabwo nakwihanganira ko abantu barimbuka ndebera. Hari ibyo nigisha rimwe na rimwe bihabanye n'ibyo wizera, cyangwa se bihabanye n'ibyo ukeka ko nizera. Ntabwo iyi ni sheni rwose mvugiraho ibyo nshaka, bipfa kuba byubaka kandi mpamanya n'umutima wanjye ko ari byo by'ukuri. Ntaho mbikopera, ni iby'Imana yashyizemo by experience, birumvikana naho nanyuze. Ndumva ari ibyo. Reka mbashimire ikiganiro cyoherereza abana, ariko mureke twitinyuke dukorera amafaranga mu buryo bwiza. Hari ababikora biyandarika berekana ubwambure, nabyo ntekereza ko atari byo. Nudakira uzakena nibura 2. Uzi kubaho udakennye utanakize, kandi kubera ngo amaso y'abantu aradukenesha agatuma tudatera imbere. Mureke twumve ibintu byose nka business. Nawe ndagusaba rero ngo utinyuke, ibyo watinyaga gukora ngo abantu baraguseka byihorere. Wowe kora, wikita ku maso y'abantu, ahubwo ita ku maso y'Imana. Abantu twita ku maso y'abantu, twite ku maso y'Imana. Mureke dukora ibiturimo, impano Imana yadukizemo. Buri muntu wese afite impano. Hari ufite impano yo kurakaza abantu n'ubwiyunge atari Imana. Hari abafite impano zo kwigisha, hari abafite impano zo kuririmba, hari abafite impano zo gucuruza, hari abantu bafite impano zo kwigisha, hari abantu bafite impano zo kuvuga abantu bakumva, hari abantu bafite impano zo kuyobora, hari n'abafite impano zo kuyoborwa. So mureke tube abantu koko bashimisha Imana, kandi nayo ikabishimira. So reka mbasezeraho rero, mbashimire. Ibiganiro nakagaruka tujye tuganira cyane noneho ibitekerezo, imyumvire, duhindura imyumvire. Kandi uwo wese wantumira kubwira abantu physically, I am ready. Ndahari, naje kugera ku mwuka wa nyuma. Ndahari wese, kugira ngo ndahari gutanga contribution, gutanga umusanzu wanjye mu kubaka imitima y'Abanyarwanda, mu kubaka imitima y'abanyumva, mu kubaka imyumvire y'abambona. Mwese rero, abanzi n'abatanzi, reka mbasuhuze. Nimugire amahoro y'Imana. Imana ibarinde. Musharinga ibiganiro, ndetse munakore subscribe. Isomo ririmo nuko dukwiye gukora uko umutimanama wacu udutegeka, tutitaye ku maso y'abantu, cyane ku bintu bishobora kutwinjiriza amafaranga. Mureke dutinyuke, dukore. Hera kuri duke, tangira gake, bizagenda bikunda. Ntabwo nzi byose, niyo mpamvu nanjye nemera expert mu mikino, muri siporo, muri politiki, hose nemera umuntu n'impano ye. Nawe rero emera mugenzi wawe, nk'uko nawe mu kazi ukora ntawe ukagusekera, nanjye ntusekere akazi nkora. Nyagasani Yezu nabane namwe.